mu rugo yakira abona umukino atsinda umukino we wa mbere muri Premier League. Urabizi ko sino wa mbere wa Premier League atoje niyo wa mbere wa Premier League umutoza atoje yakiraga ikipe ya Brentford. Umukino ubanza Brentford yabagombe ku nota wa nyuma. Umukino wanjye ari ibitego 2-2 mu mwibuka umusore witwa Kayoda nago umupira mu nitwa Tosina Derabia akora ibintu bitasanzwe. Uyu mukino nawe reka dore kuri line-up nshakira line-up y'umutoza Muri Senior ye ya mbere muri Premier League turi ko yari yayihagaritse, hanyuma tuhere kuri uyu mukino tureba ko Muri Senior yaje kubona amanota 3 y'umukino. Ipanze rwose yari ipanze fresh. Ndavuga uburyo bw'imikinire ubona ko nabonye ari umutoza uzamenya guprofita amakosa y'abandi kuko ni ikipe ya Brentford yagize uburyo bwa buryo tubona bura bwa Tosini se ya bwa Tosini nibwo bwari buremera umwana umunyeza amakosa vuye ikinyesha save kabisa save ya Tosini save ya Tosini muzamu yakoze abazamu baragoye kabisa kurindwa na Tosini ari uburyo kano gasore kabonye ka Kevin Shad kayigize reka tora inapuza hakurya Konate yari amaze kuyikora Arsenal akora dore ngiyi 11 bo mutoza Muri Senior mwizamu arimo Robert Sanchez umutima defense Chorba Tosina Darabioyo kwaragi muswari Mark Kokora rangi buryo ariko captain James Rees hagati mu kibuga Moise Caicedo na Enzo Fernandez, hanyuma Pedro Netorande giburyo ragi muso Ariando Garnacho rutazamu yari Joao Pedro umugongo we harimo gukina Cole Palmer Deus. Iyi line-up y'umutoza mbere na mbere ayivuga wiki ntabwo nakunze kuburamo kwa Estevao ahandi ho byari sawa ariko kuburamo kwa Estevao bijyanye na match yari yanagize kuri match ya Arsenal natekerezaga ko akwiye kumuhereza chance akaba umukinnyi akaba shuwaye ya mbere ku ruhande rw'iburyo imbere Estevao. Pedro akavamo Hoga naganacega performance kuri Arsenal we yarahimuhembye abanza hanyuma wowe line-up y'unite ngira line-up nayishimye kuko Estevao ni umukinnyi mwiza ariko nabonye imbere y'amacha avuga ko umunsi ubanje ko yagize n'akabazo ko biza kurangira kuri match agaragayeho ariko ibyo yararwaye ntago yarahari ibintu byo guhumeka ngo ni ibibazo numva yaragize akabazo sinzi ukuntu kuri match numvaga nemo ndabyuka neza ibintu byo guhumeka byari ibibazo rero kuri line-up yatangije ngiye ndashima Mediano undi Mediano niyo mbashaka iba yuzuye Mediano uko nyizi ikomeye ahandi ko na kapiteni aho nashima ni kuri attaque kubera ko Pedro yego yatsinze igitego n'ibyo ariko mbona akwiye kuzarema uyu musore ubwo munsi igitego ramushidikanyaho impamvu mushidikanyaho bamvuje line-up nyibona uburyo kuko ko performing byo bari ukunda uyu musore bakoye mu ikipe y'Ipswich mbona akwiye kuzamura nka rutahizamu kuko yaraje derap yakoze n'akazi kaba rutahizamu nyine na penalty iraboneka mbona akwiye kuzashaka rutahizamu nyine uba hariya kuko ubona ko Joao Pedro naba abameze nk'umumediateur arimo arakina na Cole Palmer ubona babyigana ariko ubundi nene nakunze igitekerezo Garnacho arakwiye guhembwa nkuko dose yakomojeho na Estevao yabari yari guhembwa nkuko ariko kuri defense Tosini ubona ko nyine ari kumwe na Charuba bakina nta kundi ariko ngiye kuri cyo mwataka kubataka bahari Pedro arabarusha Nasiri line-up ya Muri Senior nta kibazo na kimwe cyari kirimo urayemera bitewe na adversaire yaragiye gukina nawe urayemera ndayemera hari umu adversaire mujya gukina bikaba bitari ngombwa ko ufite abakinnyi babiri bameze nka Cole Palmer batari butsinde duel kandi umuntu bita Pedro Neto umuntu utsinda duel na Pedro Joao na Joao Pedro buriya amaduel arayazi ndazi gukira umwongereza cyane gusa ngiye mbona hari n'ikindi kintu namubonyeho sindamenyera uburyo cyangwa se abakinnyi barafata uburyo bwanjye bwo gukina sinde bujye mu buryo bwa Maresca bwo kuyobora possession Muri Senior ahubwo tujye gukina imipira clinique kuko bro imatch twarayirebanye na Edison ndimo ndavuga mu gice cya mbere byari bushoboke ko igitego kimwe nka bibiri Brentford yari kuruka ifite bibiri cyangwa Shad yawushije igitego na Manu ni Thiago basigaranye n'umuzamu yari mwiza so ariko icyo yashakaga niki ese igihe dufite baro turakora iki twebwe igihe dufite baro ntabwo dushaka ntabwo yashakaga ngo duhanahana amapase yandi bahanahana menshi kuko urebye ari nka penalty bimye Joao Pedro Kayoda mukandaye amwatsa umupira ariko yamanje kumukorera ikosa so mbona ngewe ashobora kuba ari umutacticien mwiza cyane uyu muhungu ntabwo ashaka kujya mu bintu byinshi byo kuvuga ngo turi mu rugo nibyo Stamford Bridge tubanze dukine tubanze dufinyore duhanana amapase menshi dutsinda igitego cyageze mu izamu twese turi mu rubuga rwa defense ese dushaka gutsinda igitego turi abantu batatu imbere za hari nk'igitego Garnacho iyo Chelsea itsindwa Garnacho nari kumubwira bajya muri Argentine ubanze witekerezeho
bakoze pasi zitarenga 3 Pedro neta mu mupira imbere y'izamu wo kudepoza gusa mu izamu ukuntu yari ameze kuri Arsenal yajya uramize kuri atera bijya Garnacho so mbona njye kuri Imitoreze niyo arashaka ko Cole Palmer aba kiriniko cyane akeneye nuko akira nimero 10 iri free yisanzuye ntabyo kumuhengeka kuri kariyeri ntabyo kumuhengeka kandi cya kabiri aba mediateri be babiri baba yaba Enzo na Kaisedo dukeneye umupira wihuta cyane ujya mu izamu ntabwo dukeneye amapase menshi ngo tuwukoreho kenshi cyane dukeneye ko nk'iki gitego bakoze cya kabiri penalty ni ugupuresinga cyane twikwemera adversaire ariko nanone tansiyo umuntu bita Keith Andrews namubonye nubwo yatsinze ibitego 2 ku busa umutoza mwiza azi gutoza ibyo bintu ikintu bizafasha uyu mugabo bizatubona Kaisedo igihe kirekire kuko ko yakuntu bakinaga umupira bawihutisha gukuramo defense muri mediane Kaisedo n'amakosa yigiza kora kuri mukino niyo match ya mbere nk'umwaka nirebye Kaisedo ubundi izindi zirangiza atawe nk'umuhondo ariko mbona yarawukwiye cyangwa se n'umutuku byashoboka ariko ko ino match yagiye gukina neza ukabona baro yo kwisora vuba ntawe utidera ibyo ariko babya Kazimiro fata baro yitange garuka ucunge zone yawe nta kandi kazi mukeneyeho ubona ko niyo yoro marakina ariko Garnacho nadakora kuri kano kantu Senior bizarangira avuye mu kibuga nabikoraho neza Senior azagira Kaisedo umukinnyi mwiza cyane mu mwanya kuko ufite Enzo nta mpamvu yo gutindana umupira uri mu kaseri mu gihe bituma ukora amakosa atari ngombwa bituma ukora amakosa ukisanga urimo urashaka kujya umupira utanze nabi ugahita uba forced gukora ikosa gukurura gusunika gukandagira bidakenewe kandi nyamara ufite za profile zose imbere yawe twavugaga tukiri kuri Manchester United ufite Enzo none ni umukinnyi mwiza cyane mu mapase maremare imipira miremire niyo mpamvu wabanaga Real Madrid igitakaza Toni Kroos umuntu wa mbere batekereje ubuse gutekereza byamuvuyeho ukina imipira miremire kandi agashobora kuba yayigereza muri final third we kugira ubona niyo bisabye ko utindana iyo tekinisita arayifite ku buryo binamworohera kwerimina kuruta Kaisedo wajya kubikora Senior rero nabanza turishe Kaisedo avuga ati nta kintu mushaka ambura umupira utanga ureka Enzo murahagarara urajya kujya ku kintu ushaka iki kibyawe wabirangije Chelsea nakunze imikinire yayo ni ikipe mu byukuri ubonaga ko iyi kipe ya Brentford yabona igitego anytime ariko irastraguringa amanota iratwara kuko ntago ari Chelsea yayoboye umukino ngo ubone ngo umufana wa Chelsea yazijya na televiziyo akigendera iriya penalty wese nibwo abonye ko umuntu asa nk'uwahumeka noneho Tosini se nta kintu Tosini yarakikubise nuko Tosini niba bari babonye bambaye ubururu bose ashobora guhindukira agakikubita ariko nge nabonye bose bambaye ubururu tactically umutoza na tactically namubonye yasinga ashaka atatu yubashe n'ibese muzima pe kubera ko iyo ukiri umutoza mushya Fuadi ahantu muri league nubwo yayikinyemo ayizi ariko nanone ntibiguha amahirwe yo kuza ngo ugira imbushya utangire gukina umupira nkaho utuyenagura ibintu byose first of banza gushaka bike byaguha intsinzi njye kintu namubonyeho yatekerezaga cyambere match yanjye ya mbere nayitsindiwe hano na Arsenal match ya kabiri ngiye gukina n'ikipe indi imbere nono bagiye gukina n'ikipe muri imbere bari ifite 33 icya kabiri ikipe ikina umupira uri physical ese ngiye nshobora gukina iki gishobora kumfasha kubona amanota 3 nono umukino ku mukino nkajya ngenda nubaka kimwe kuri kimwe bya bitekerezo nkajya mbyubaka gake njye nacyo namukundiye sinshaka umupira utinda muri build up ngo kuko ikipe turi gukina nayo yiyizeye mu mbaraga yo gukubita umwuka kandi kontra attack nayo irazize icyo rero nshaka niki njye mfite abasore b'abatekinisi cyo ni cyambere Cole Palmer Pedro Neto Enzo mfite ibumoso Garnacho mfite Joao Pedro ese twakora iki cyakwihutisha umupira ku izamu ari nacyo rero bakoze none na remplacement ngeze muri ya minota isaba remplacement gute kudefana avuga umugabo ra ngeze muri ya minota sho gutuma adversaire aba muri dute ese ko bazanye umwataka kandi bafite igitego twatekerezaga ko bashaka kutudefanda kandi tubarusha niho handi rero ushira adversaire muri dute akavuga ko bashyize muri ya muderapu kandi twabonaga ari twe turi kubarusha acyabaga ari cyo kubishyura ahubwo ashaka igitego cya kabiri niho yahise abwira ya muderapu ba pressing gerayo n'igitego abatsinze bahaye umupira umuzamu
kubera kumupresa aramwataka mukorera ikosa. So icyo gihe rero uhita ubona ko umutoza ikintu cya mbere Liam Rosen urashaka arashaka first of all step by step intsinzi, ariko tactique ze narazibonye ashobora kuzaba umutoza mwiza kubera ko ibitekerezo bye cyane cyane bishingiye kubanza gutsinda igitego. Twakirinda ariko twakibona gute mu buryo butatuvunye. Nabonye ngiye ikintu cya mbere ubona ko moje cyo kubanza kuba ati atatu aboneke mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibindi azakora byo kuryoshya umupira, ibindi azakora byo gushaka ya match y'ine Stamford Bridge kugira ngo umukunzi wa Chelsea hari ikintu cy'umukino mwiza n'amanota meza yabona, ariko babakiye nawo umukino nyine watuma avuga ati ino match nzayibuka. Ibyo bintu yarabyirinze kuri match ya mbere, kuko nkuko Nasire bikomojeho ni ikipe urebye amanota yari bari imbere, kandi ni ikipe ufite bamwe ba rutahizamu beza. Uyu munsi ni ekipe nayo ikunda gucukira kuri counter attack. Uyu mugabo yaje byose yabibaze mu gutuma bakayisedo baza gukora ubwo buryo butari buze gutuma imipira myinshi za gusigara muri defense yabo, biza gutuma batari buze kuzamuka cyane ari bose, ukabona ko discipline irahari. Ubona ko yibasha adversaire ku buryo bufatika, adversaire ahubwo biza kurangira abonye ko ibyo arimo gutekereza gukora by'ama counter attack, ari zo counter attack nk'eshatu zo ku ruhande rw'ikipe ya Brentford, ubona ko ziri dangerous, zifatika cyane. Ariko ubundi nayo byahisaga gukora ya toto football ikagenda igahererekanya paka igeze muri defense y'ikipe ya Chelsea. Ibyo rero ku ikipe ya Brentford ntibimenyereye, byayiciye imbaraga bituma Chelsea igumana ya mahirwe umukino watangiranye. Ikipe ya Brentford yisanga ikoze na penalty, none ubona ko mu mukino icitse intege, nibwo Chelsea yongeye gusanga noneho iyobora umukino mu buryo bw'ikipe nkuru no mu rugo. Okay, Rosenio ahabwa indabyo ku mukino wa mbere araze kwiye akugira Kirishiti udefanisha Tosine. Ari n'igihe yaza akamugira, ariko Tosine yari yarabitegereje nyuma yarazanye Tosine kubera Igor, kuko Igor ni mwiza hejuru. Yari namufashe Igor aho yatekereje cyo kubera Tosine yari bigingira ngahari, kuko nanjye cyo namaze kumubona nawo ni umutoza w'ududetaye. Nabonye n'umutoza w'ududetaye twinshi. Sanababwiye ngo biza uno mutoza bizagorana kataza umuntu witwa ntazabura iminota. Gerard Hato bro nuko bundi bitanakubona bizanarangira ahubwo amushakiye umwanya. Ko niba ari umuntu wa mbere gukunda Hato ngo no myitozo reka ndabuze umupira yavuze ngo n'umukinnyi wa impression. Reka tureke no kuruvuga kumukunda. Erega uyu ufite umukinnyi mukina kuri gatatu nka make kukureba, ko ufite undi mwana nk'uyu nguyu wenda tutamushakira iminota mike ko hari aho uzabura kukurera. Ese ntiwabura kukurera uzashyiramo ndi Hato waramwimye iminota n'imiterere yabo. Buriya kuba afitemo n'izo skills zo mu center back muri access central, baba batoya bato barabikunda. Ubaye uvuga uti dukine muri zone, waba mwiza si kukurera kurusha Hato mu mazone. Si nta service zawe bashaka imbere, ntabwo ngo wakora abatake gudefend. Mureke bano baraza kugenda babikora uko ubona ko hari nk'ukuntu ujya ubona nk'ukuntu Arsenal iyo yakinishije Lewis arataka cyane. Ubona hari ahantu bihuriye se niyo timba ariyo cyangwa hinkapi n'ahantu biba bihuriye. Hari igihe match ugiye gukina igusaba abakinnyi. Reka tugere ko Arsenal kumbe Karafiori widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye.